Reka twongere tubasuze mwebwe mwese mukurikira Big Town TV, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda cyane. Nta wundi rero ni Bobo. Hano mu Rwanda turi mu gitondo ku isaha y'isa moya. Sambiri ziruzuye. Sambiri z'iminota igera muri ine. Hadata. Kandi twaraye hano. Narayaha. None se nibukaga ko isambiri zigeze, nge nageze hano hafi saa 12 zirenga iminota mikeya. Nari mpani saa 12:15 ariko umuhigo wacu tuza hano nago twawugezeho neza. Umva ni ibindi okay, hano turi ku ngoro y'ubutabera, urukiko rw'ibanze rwa Nyamata, ubwo tugiye mu rubanza rwa Sarongo wamenyekanye nka Sarongo ko witwa Wilson. Aha. Twari turana n'ubundi kwa kabiri waho twari tuhari, nabwo aribwo yaraje kuburana, ariko mwibuke ko arimo araburana ifungwa n'ifungurwa ira 30 jours ibanza, ntabwo urubanza mu mizi ruratangira. Ubwo uyu munsi nibwo hari turi bumenye uko bimeze. Okay, rero ni hari ijambo, ariko nge nitwa Bobo nkuko mu bisanzwe mumbona kuri Big Town, ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye nitwa Ishyaka Manager, mu gudakina n'abana ukina nabanye n'usura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye, usibanganye ingutasenye utanga isaramitingura magana Kigali News. Big Town tuzi ko mumeze neza. Akabeho kadukubise ntabwo turajya muri vibe, ariko ibigaragara ko iyo uri mu kazi n'ucika intege. Ngo ntabwo ukina naba sinyina n'abana nyina n'abanyina, turabatandukanye mu bice bigiye bitandukanye, turi Nyamata. Ubase Nyamata kongora butabera. Abantu nta mwana uri bukina nawe. Hana n'imikino igihabera. None ubukina n'abanyina. Ubu ni ubukina n'abanyina, ariko tukamenya makuru menshi acukumbura. Ariko ubwo mukinira nahe? No kuvuga ikiba gishatse gusobanura iki ngiki, no kuvuga ngo mwirinde abana bato, mujye mu bantu bakuru. Kuko abana urabizi abana n'abana. Akwese n'umushako 18 zadutora. Biriya ntago nyambyemera neza, kuko uri abakiri umwana, ariko itegeko ntago riremerwa. Ahubwo hari abakubwiye ngo atansiyo. Niyo mpamvu umuntu abagomba kwigira iki muri babandi bakuze baza ubwenge. Urumva? Banasobanutse, ariko abana bakiri nyine urumva n'umwana nyine. Niko inturangira bisobanura nicyo mwashatse kuvuga. Muri hangana ngiye ubwo bwenge sindabumenya. Mbona ushaje meze nka bishaje kangu. Ndacyakina n'abana uko nanjye ndacyari umwana. Uramenyere n'uzatera kakabariro ugasanga bisanze nkahanga. Oya ntago nyantera urubariro. Ahubwo nindira nkatera ibikingi nuko bigako byamara gukomera nkashyiraho urubariro nyuma. Twaje kureba rero Sarongo. Yes, yego. Ariko Sarongo uburyo yazanywemo sinzi nimba ari wasabye yuko bamuzana mu gitondo cyakare mu ruturuturu yabe mu gitondo kamukubita. Bakabamuzanya bakamutsimamo, ariko turacyahari bitangira binarangira, ariko mashusho wenda asoka turahari. Kerekane baza ngacyagiye muheto bamudushe nafata ku mavuta mbere bikarangira tumubuza bakamujyana saa 12 n'igice azanye mugoroba twamaje kugenda, ariko turacyari hano. Na Harerimana Jean Bosco natekereza ku bwa kabiri nabwo twaramubuze, mu kuza ntitwamubonye ndetse no mu kujya ntitwamubonye, ariko wenda turizera ko Wilson cyangwa amenyekanye nka Sarongo we turi mubone mwisozwa cyangwa bamusohoye. Ariko turacyamwita umuganga wa gakondo, ko turacyamwita kuko byakurikiye ngo ntago biramuhama, kuko rega niyo byamuhama ntago izina cyangwa titire nta bihuriye n'icyaha. Kubaka izina si umukino. Yes. Si umukino. Kuko uko waba uri kose, uko umeze kose, none se muheto si yakatiwe imisi 30 amezi atatu asubitse. None se nagakitwa Miss? Arakitwa Miss paka avuye no kwisi cyane. None se fata ku mavuta ko yari ari mageragere, aracyari umunyamakuru. Nuba aracyari umunyamakuru. Yatuvuza ngo umunyamakuru fata ku mavuta, ahora ari umunyamakuru. Titire ihora ari titire, ntahijya. Uko waba uri kose iyo ufite titire ntahijya. Rero Sarongo aracyari umuvuzi gakondo cyangwa se umupfumu. Yacyo ikintu nabonye nyuma yuko kwa kabiri tuvuye hano n'ubu twaba tukiri hano, ngiye ikintu cyantangaje nuko nakomeze mbura mu itangazamakuru cyo mu binyamakuru byazaga bimukoresha hagarukamo abatangabuhamya, nkabyishisha mwe ati yangiriye ibi ngibi, ati yangiriye ibi ngibi. Hari umukobwa najyaga mara kuri Big Town, uyu ngo bagitavanye hakurya ngo y'umuraperi, we nabonye atangaza aravuga ati ngiye Sarongo adafunguwe cyo no kuva mu buzima, kuko ngo niwe bye byose, ngo niwe bye byose, ko yaramamagaga amasenkana kamuhamijana kayo. Urumva yagiye agirira neza abantu bagiye
bitandukanye ariko none nkibaza nimba abo bose bari hano nimba atemo bashungerezi harabagire neza hari nabo wenda bamuzi ukundi kuntu ariko tutavuza ko hatari abavuga ko yabariye harimo nundi twakoresheje nge twakwaye kuri Big Town anje ndano mu rukiko avuga ko yamugaruriye moto ye nshyashya bari bayibye ariko mu minsi 3 aba yayibonye aravuga ati ubu ngo ntabonye papa wanjye ariko nanone ndibaza mu bijyanye n'amategeko ibi bintu iyo mubayo hari gutangwa ubuhamya ku muntu wenda utarahamwa n'ibyaha cyangwa utarabumwere ndibaza sinzi nimba ntacyo byica iperereza aho ngaho gato no guciye mu ijambo ahanga mbona byaba ari kubangamira iperereza kubera ko iyo wenda tarakubangamira iperereza urumva abangaba nibo bakajye wenda mu rukiko bakamushinjura ati twebwe twakoze ariko barajya hehe barajya kuki ku ma YouTube channel n'ahantu hagiye hatandukanye simwe muzibaha nitwe tuzibaha ariko iwanje nago biharangwa urumva turi mu kazi nimukaturenganya yego ubwo ngubwo iperereza rero wasanga hari abari bangamira kuko ejo ndi murangira tseri yagarutse kuri bano ba Kurodi agaruka no kuri bane nabandi avuga yuko urumva ibyo ku rukiko urumva badakwiye gusobanura ibyo bataza ariko twebwe timo turasesengura ibyo tubona nibyo twumva ku mihanda oya urabona Pastor Claude na Mutesi baziraga itiku baratikurana batikurana noneho uriya kamarade yajaga ku rukiko noneho urubanza rwari barushyize muri code baraza batangaza nyiri ndabyibuka bavuga ati wa mukozi w'Imana atuye aha akorera so nuko murangira nyine abayafasha akanyafa akaducisha ku muntu cyane turakwemera musaza turakwemera uraduhwitura dukumva kandi nyamwanga kumva ngo yanze kujya gute no kubona je muri no minsi nimo navango nta mwuka w'Imana mu bashumba usa nkaho wabavuyemo icyo nkubwiye ahantu hose asigaye umwuka mwiza iyo bita oxygen muri ribu cyane mu zindi nzego zigiye zitandukanye kuko imihanda yanduye hashima n'Imana urumva mu masengero amatiku mu bigo bigiye bitandukanye mu matiku bumvishe no amuyobozi n'ura gitife ejo bundi warurindo bumvaga ya matiku avugaga ariko ubwo nawe yamaje gutabwa muri yombi no kuvuga rero biri ku mihanda ariko twirinda icyaha muri sport byakomeye mu nsengero byakomeye ataje kuva muri sport ngo ari amakuru tuba twumva nibyo tuba tubona birango ngo hari abantu babihisha inyuma babihisha inyuma naje nkayago harabiye muri ki okay ariko hano turi mu bya Sarongo amenye mu bya Wilson amenyekanye nka Sarongo twibibutse ko aregwa ibya yafashwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 aribwo yaregwaga ibya bigera muri 4 harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi akoreshejwe uburiganya harimo icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano harimo icyaha cyo kwiyitirira inzego utarizo icyaha cyo kuba barasanzwe barafungiranye umuntu mu nzego iki cyakuwe ibyo byiyongereyeho nyuma ariko iki cyakuweho ubu ni 3 mararegwa oya nyuma yafashwe ari 4 yego nyuma yiyongeraho 2 hari biba 6 harimo icyaha cyo kwihesha harimo icyaha cyo kuba ufite imitungo ndavyibuka kuko bibiri byavuye ngo bibiri byavuye asigayeho 4 akakanya rero nibyo agiye kubaza rero kuwa kabiri twaje hano twazindutse cyane tugirwa n'umugisha turamubona ariko twinjira mu ngoro y'ubutabera turinjira batangira bavuga bamagara amazina nawe dusanga arimo nyuma yaho baha umwanya ubushinjacyaha bahaye umwanya abavoka umwibutse ko afite abavoka bane wakane yongere oya nubundi bari 4 ahubwo icyo gihe ntabwo yabonetse umwe ntabwo ari yabonetse ntabwo umwe yari yabonetse ngo nago turitegura tubona umwe uno munsi turabona bose oya n'uyu munsi ndabizi ko nabwo habari 3 harimo umwe wasatanze ikirego ko nako hari umwe watanze icyifuzo ko afite urubanza mu majyaruguru ariko batangiye bavuga ati turifuza yuko twaza kuburanishwa nyuma y'izindi manza kuko ntago twihuje na dosiye neza umwe niwe wari ufite amakuru ye neza ya dosiye yahereye agifatwa amugenda ahantu hose bivuze bishoboke ko ni kwakunda ari umuntu umumaje kugera ahantu agera abafite umunyamategeko uhoraho ariko hari ikintu numvishe ngo ari umushinjacyaha ngo abo mwavoka urumva ko ashoboye birenze urugero umva uri mwavoka numvishije no mu kiganiro yahitangaza amakuru wumvaga hari ibyo adashaka kuvuga ko abatireka dubiharire urwego rw'ubugenzacyaha yes natwe ubwacu hari ibyo biba bidakwiye ari nibyo tuba tuzi tugaceceka dakwira gutangaza kuko
hari ibyo dutangaza n'ibyo urukiko ruba rwagize gute rwasohoye. ariko aricyo nibaza muvandimwe, hari amakuru ngumva ariko nirumazi numvishije ngo umuntu wende waba yatandikira ngo umuntu waba warari ibihumbi 75, ibyo ntago tubizi, ariko tukibaza ngo umuntu mu bibazo uyu nguyu n'uvuza n'igiciro, ibyo arimo ndumva ngene ni ku mihana, nibyo numva binyura mu matwi ariko simbahagazeho, ariko turaza kumva muri uru rubanza tuje kumva ninde watanze ikirego cyangwa araza kuba kode runaka. Nuko barangije bajya mu byo gusaba ngo baburanishwe nyuma, kanzi ko barire ndabizi neza ntago zizi neza, nanjye zimwe na zimwe manzizi ndigasu. Birangije umuciyo barabati ntago twihuje na dosiye yo mu bugenzacyaha, ubwo ni dosiye yo muri ribo ntayo tuzi habe na gatoya. Arangira bati mwa bwana presidente w'urukiko wadusabira ubushinjacyaha bukagira gute bukadusharinga. Hari umudamu niba umukobwa simbizi, nawe bwo mubonye acaho hano imbere yanjye ndaza kumwegera, ariko buriya nze kumenya uze kumubaza ati uri muntu nabanye ntakono yageze. So noneho noneho ushinjacyaha ati twe naga ari inshingano zacu gusharinga dosiye. Undi mu metero aramanika ati oya, n'uburenganzira murabishinzwe kubera iko uyu mwanya ntago turi kuburana ubugenzacyaha, uyu mwanya turi kuburana ubushinjacyaha niba rero turi kuburana nabwo bwagombaga kudusharinga dosiye kuko aribo tuje kuburana tukamenya ibyo turegwa n'ibyo tugomba kuza kuburanaho. Ariko hari umwe ubizi neza wo batangiranye, ariko baza kubiza kurangira basabye ko baburana nyuma ya saa sita. Presidente w'urukiko arabati nyuma ya saa sita ntago tuburanisha, ahubwo dusomera abantu bafunze twaburanishije. Nibwo nyuma byaje kurangira byemejwe ko baburana nyuma y'izindi zose. Ariko barangisoje kubona mu masaa 4 n'igice gutyo, nibwo Wilson yasubiye ari we Sarongo, barangije nabwo abanditsi b'urukiko bajya kubafasha kubasharinga ya dosiye. Yego bashyire muri system. System ibere bamba, system iranga. Birangira bavuze ati dusubike kuri umunsi. So birangira rero bafashe decision yuko baruburanisha uyu munsi kuri 14 z'ukwezi kwa 11. Uyu munsi rero ku 14 z'ukwezi kwa 11 ari kuwa 4 ku isaha y'isambiri irenga indi minota twahageze, turahagaze ubu niho turi. Mike kuri kamera ndatekereza arimo arabereka neza ingoro y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Abaturage buraba bose ni Sarongo. Bara ni Sarongo, ariko uburyo nabonye abaturage bitabira no munsi ntago ari nka kuwa kabiri, kuko kuwa kabiri hano hari huza mu modoka amavabiti mu kanya, ariko saa 3 nubwo bana botanye zirabara 30. Reba ya mamodoka hari yose ari amasa abanyamakuru urumva imwe ni y'umunyamakuru, izindi ni za abaturage murabona ko bari mu biti, harimo umushoferi we, harimo abaturage baturanye nawe, harimo manager wa hoteli yiwe, harimo n'abakozi be bakora ngo mu kabari, burya ngo bafite n'akabari cyane, afite imitungo ihagije, ariko ngo ntago hazwa hive, ntago haza hive kuko ishobora kubiva muri ibi ngibi. Ariko nanone tujye tureba kuri iki kintu muvande, nimba ari umudokiteri uvura ninjya kumushimira yamvuye ayo mafaranga azaca kuri banki. Niyo mpamvu bakubwira ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Njyewe nimba umve nararwaye indwara runaka gakira, urabonye kuri wa mu bishop uburyo abaturage bati yaradusengeye bijya birakira, urumva nimba habayeho inyiturano yo kugwa ikintu, urumva ugiye mu mufuka wawe, urumva ushimira ibyiza wakorewe. Sinangombwa kuvuga ngo banki runaka, urumva ko hari abavuga ngo ngiye kubika kuri banki n'ari miliyoni 20, ninjya kuzaka kuri banki barama miliyoni 7 cyangwa 6. Nanjye nta konte ngira, konte yanjye ni mu mufuka, urumva n'ibintu ngo byamomo n'ibikihoya. Konte yanjye mu mufuka no mu nda. Ubwo nubona nubatse etaje rero zavuga ngo wayakuyeho, ariko ku rundi ruhande ubagomba no kwerekana ayo mafaranga wayakuye. Ariko ndizera wenda fact zaho yavuye hahari. Rero turi hano dutegereje kumva urubanza uko ruri bugende, nuko wenda ari buburane. Imyanzuro yo turabizi ntago isoko uyu munsi, barashyiraho tariki yo kusomera, yo kuzasoma, ariko dukizere ko agomba kuzata. Ariko se ko numva umuburanira ntago muburanira,
reka nkubwire burya hari ikintu kiba gihari iyo hari icyo uzira urumva uba ugomba kukiyozwa urumva ukagenda ukabanza ukiga urumva ukagaruka waragiye ku murongo ariko y'Imana ibona yuko uri mu nzira nziza Imana kugira umwere waruzi ko Sarongo bamufasha amaze gukizwa gukizwa yaramaje kwakira Yesu nyine buretse yaramaje kwihana nyine twumvikane niba ako kabari yaragatanze akabari si ikibazo akabari ni business ahubwo mvu kintu yihariye gukizwa oya aka kanyera kangubwira urabona turatu video kano ka video arimo aragendera hejuru y'amazi arimo ari kumwe n'uramo nyine yaraje kuri kamera kwa Bikemu wa Yesu muri umunaje wari uyoboka Mana aragira ati ngewe ndihannye kubera ko nigereranyije na Yesu kandi Yesu ari hejuru yanjye ariko amafaranga aramaje kugira gute kuyashyira mu mufuka y'ikiganiro biriya yakoze aroba amafagira n'ibyerekana n'iki ariko byo byarakozwe kera tukibaze se gusa reka ngubwe buciye mu ijambo ntabwo nakumva Sarongo yaba nkubwire barakubwira ngo gukizwa k'umuntu ni mu mutima we bangahe urumva twiga duhostinga mu biganiro gari umurokora kaza kaba ngo haleluya amena ku ruhande urumva hari mitsinyi na primus bari mu bari kubita gutya cyo kagacupa ka kinyobwa atarato ngo twamamaze urumva harimo byabisimbisha ese kaye ngese njyako nanjye ndiwe burokore bwe ari ku mutima wawe Imana ikweze namwe beze irimo burokore mu mutima kuko bakavuga nta n'intungane baho kwisi iyi ari Big Town TV na Kigali News bamuyini 5 yes ubu rero turakata iyi ari breaking news amakuru abagezweho ariko none tutaranasoza turibaza ngo nihe mpamvu yaje saa 11 za mu gitondo bakamuduhisha Wabisabye cyane ko bashatse kugira ngo mwitangazamakuru bikomeze kuza buriya nta wamenya bino ni abari politike y'uburenganzira avuge y'uburenganzira bwarabyemerewe kuko uyu mwanya afite n'ubwo ko ashaka kurangiza aho dushyize mu muhezo tukaza bakabati ni mu muhezo ariko mfite ikizira ko tuza kubaha update zose turinjira mu rukiko zajya mu ruhezo ni inkuru twebwe buri kantu kose ukoza bari inkuru no kuba tutamubonye ni inkuru n'abaturage turaza kuganira nabo n'abaturage turaza kuganira nabo tugenda tuganira nabo byatsari afitagahinda ari benshi itangazamakuru niryishiriri hano n'abataragera hano gusa nyamuneka nimba koko hari benshi bitwikira ijoro cyangwa bagakora ibinyuranye cyangwa bakarya utuntu twundi byo babijeje n'ibikundi mu madini urabizi bibamo urumva no mu bindi bintu byetandukanye wumvisha kuntu yongore aramana mwicara hejuru kandi gisekeje oya banza wumve ngiye yongwe kwa kabiri twakoranye ikiganiro yongwe yatatse Wilson ari we Sarongo kandi yongwe ari muri gereza Sarongo yatanze igice cy'umwavoka kugira ngo ajye aburanirwe ariko yongwe naje kubenya amakuru ko yongwe umwavoka atagize gute atamwemeye yamwangiye ikintu ko wasanga nta bushobozi bwo buhari kongera kuri mu mafaranga y'icyo gice cy'umwavoka akaba ati nta bushobozi ahubwo muyamenye ashyire mu mufuka oya ndibaza nawe sinzi burya ariko ijambo ari mugani bare sintukanye anga umugabo mbwaseka imbohe umugabo mbwaseka imbohe mugenzi warafunze ukaza kuvuga ubugambo ejo ni wowe uyu munsi ninge ejo n'undi rumva ariko reka ngubwire mwabakoze b'Imana mwe nabavanga umukozi w'Imana n'uzayongwe n'abandi bajya batandukanye nago idini rumva cyangwa ibyo dutozwe cyangwa twize nago bitwigisha urumva gucira ubanza umuntu urumva abagakwiye kuruca batararuca soreza kuri aka kantu ngo mu perezida umwe w'umuhanga yes ngo perezida umwe w'umuhanga ngo yagiye gusura abanyeshuri bakimutora nahirata abanyeshuri mu bagabanyiriza ibiryo ati mu bagabanyiriza ibiryo ajya kuri gereza timwongera ibiryo munashyiremo amadirishya manini hazemo akayaga urumva abanyeshuri nta gaciro bahaye yahisaga agaciro iki abagororwa baramubaza ati se ibu biteye n'iki abanyeshuri karabo b'igihugu cy'ejo kuki ari bupyinigije arangije ati muri ibigoryi tise nimba kuri ubuyobozi nzasubira mu ishuri cyangwa nzajya muri gereza azajya kuko abayobozi bose mo barashirira reka niteganyirize reka twiteganyirize zasanga ari akayaga n'agatubutse kuko habayeho muri gereza ngo ariho ubucucike turanashoje rero ubu ngubu dusoza
tuba twaje hano nta wamenya tubwira buri wese hano na buri wese wahisanga ntabwo wajya ngo usekundi ntitwaseka Wilson ibyo azira rega bura agafaranga nanjye nakazira rero ntaho umuntu atazara turabashimiye mukomeze mukande subscribe kugira ngo tubane umunota ku wundi turabagezaho amakuru kuyandi gutya ko bigenda bikurikirana dusubire mu kanya